ubwo umugore abakurikiye iki umugabo abakurikiye iki nyine ahanini abagore urumva reka mbivuge gahoro batayumva baba batagitinda nyine gute avuga ati nidupasura niba umugabo tubanye afite imodoka afite inzu gutya sibyumva umugabo we abakurikiye iki umugabo abagabo cyane ngewe abagabo ndabasenge imfura z'Irwanda ujye uhora ubasenge bararenganye ariko basigaye abamukunda abagabo yaba umugabo w'abari mu rukundo akenshi pe abagabo ntabwo ariko ntabwo mvuze ko abakobwa anashaka no kuba yagira famiye nibyo bita umugabo sibyo kabisa kugira umugabo aba umugabo urukumva ako kantu kukumva kugira umugabo aba umugabo none yifu none asiganami ukasigandusha n'ibintu we ubu wasigansobanurira akambwira ati gahunda kugira ngo umugabo kugira umugabo aba umugabo yego nukatumba aba afite famiye sibyo ibyo agitaho kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni kwa kugira ngo famiye ngo warabyaye ngo ufite umugore ariko muhora muri jugujugu ubwo nabwo ntabwo ari umugabo ugasanga umva wagiye mu kabari nawe yagiye mugataha mwese muri kurwana byose ubwo rero ntabwo ari umugabo ntabwo unywa inzoga imbere imana ibiri imbere cyane ntabe nawe disi wowe urazinywa cyangwa ntabwo uzinywa urazinywa cyane oya buriya reka ikibazo buriya ugiye kuzana bya bintu byawe ugiye kurata buriya inzoga oya nta nubwo nayivuga nabi sibyo oya buretse guseka nta nubwo ngiye kuyivuga nabi sibyo focus ahantu twari turi sibyo kandi kubabwira ngo niba ufite ibibazo 10 wumva bikuremereye Landlord yatejemo mu cyaro batejemo bari guhamagara classe wa isomo ryagufashe sinzi byagiye urukumva rwose ugiye gukwanze sibyo ati yaragiye kunyoza amafaranga ni yayanyoherereza ibibazo 10 mani bro nurenzaho umwotsi none ukarenzaho icyuma kuri ibyo bibazo wari ufite leta iba 80 kandi waruzi ngo birava ku 10 bijya kuri 80 ibyo ni ibiki nawe urakabije pe none se oya birava ku 10 bigera ku 100 niho hahandi biva ukisanga wararanye n'umuviye mani wa undi wa mugani ushaka gukira igitagahita kugwa kubera ko nyine kubera ko murababarira pe ko wenda batabizi tubinyuzemo gake ubundi inshingano z'umugabo burani izihe umugabo nyine nawe ibaze kugera ku rwego rwo kwitwa umugabo ariko nanjye nibwo ngiye kugusobanurira gera ku rwego rwo kwitwa umugabo ariko umuntu wese wabyaye kameme ntago aba ari umugore akabyara n'umugabo oya wapi hari igihe noneho umugore ari we witwa umugabo uteka ifu uri kunjagaraza ntago ari ukukujagaraza ikintu nshatse kuvuga nyine nuko za nshingano umugabo aba afite umugore aba ari we ubuzima ifu bagarutse bamubwire abanyarwanda cyako niba abantu bagira abanyarwanda n'urukundo mwana uziko bari kunyandikira na saa 7 z'ijoro ngo turabakumbuye ngo muze ngo mutuganirize ngo twiganirire n'iki k'abanyarwanda bagira urukundo none nanjye bujya gucya numva nabakumbuye uri kumva mba numva tumeze nkaho turi kumwe n'ifu na ifu n'ubundi abakunzi banyu abacrash banyu uri kumva aba ex banyu abana twe turi byose ubundi uri kumva kuri ya channel yanyu Kigali News 250 numvise ubu banara wanyu noneho shareka mbabwire none izina tugiye no kuri mukura
ndabona atangiye ariko muri kubibona ariko nta kintu muri kubonamo buriya mbabarira yifu ku neza abanyarwanda Kigali News 250 bafitiye ibisetso ariko uyu munsi wambwiye ngo mbese riyeta focus hanyuma rero uyu munsi sibyo reka mbabwire ndabakunda ni byiza ko duseka tukishima tukaburaga ariko ibintu biri seriye mujye mureka tube seriye sibyo bye nanjye uyu munsi ntabwo ari noneho byandenze ngewe pe mureke noneho tube seriye naje nabaye seriye noneho nahindutse pe utangiye kuba imitatu itangiye gushira utangiye ko kubona Kigali ifu we ibintu ari kunkorera utangiye kubona ko ibintu atari imikino hajya ngo wumijwe n'iki umugabo ngo wabonye ngo umugabo ngo wambaye impeta ngo ari kubyinana ngo n'abakobwa ngo wabonye ari ibidanje rero umugabo wubatse ufite urugo ufite famiye umugabo wubatse abapapa baba bafite n'abasheri mwana uri kumva bafite abasheri bafite n'abagore umugore mu rugo mama w'abana nyine abahari akafite na sheri bisa n'ibintu birenze hari n'ibintu ugenda numva wenda ndi umugabo mbaye ndi umugabo sibyo areka sibyo iyo ufashe decision sibyo ukavuga ngo mfashe umwanzuro ngiye kubaka umuryango wanjye sibyo umwanzuro si wowe uwifatiye ukavuga ngo ugomba kurema famiye kugira ngo ubone abaguturukaho none kuba afite sheri bitumye tubatse famiye se oya kuba yubatse ibyo ndi kubyumva bayubatse ariko bagiye kuyubaka no ku ruhande oya sheri abari erega urumva mama w'abana ntago isaha n'isaha ntago mwasohokana buri munsi ukaba ugomba no kwita ku bana kamera nyine ibyo ndi kubyumva ugomba kuba ufite agasheri nyine kakumarira iki none uwa sheri kubyina ufashe madamu wawe ukajya kubyina abana bakabona uburere gihe ki bakaganirizwa none se ni ngombwa ngo buri munsi uba uri kumwe n'abana nyine ntabwo ari buri munsi sibyo ntabwo ari buri munsi ariko abana baba bagomba kujya kuryama babonye mama wabo yego ese tuvuge ko baje ku munsi wagenze ubafashe se mukabajyana nyakwa kundi umuntu musohoka abana bajya mu kabari nyine abana bagira igihe cyo kubasohokana ahantu h'abana harahari abana basohokera ariko umenye ko umugabo niba avuye mu kazi saa moya saa mbiri agacana agafata agacupa aba agomba kuba afite umusheri nyine bacana yo nyine bagasangira agiye se niba ari agafata nako gacupa byasaba ngo agafatane n'uwo musheri we niba ari n'agacupa ikibazo yifugiye yabirakariyemo bibabaje usanga umubyeyi w'umupapa sibyo arubatse afite famiye ugasanga ari kujya mu bakobwa utavuga uwo mukobwa se we wemera gusohokana arega iyo umuntu akuruta bakuruta urabyemera n'ubyemera ubu uri igitambambuga se ntabwo njye umva njyewe mubwire uwo mukobwa sibyo ashobora kuba atazi ko ari umupapa ubu ngubu noneho reka nkubwire sibyo wenda ndabyemera hari abagabo bajya gusohoka bakikuramo impeta bakayambura bakayibika mu ikofi akagenda avuga ko ari umusore ibyo ndabyemera ariko noneho wumva kandi ubu ngubu ntabwo bikigombera kubihisha ukuremo impeta ugiye kubura arega sibyo uriya mwanzuro ntabwo ufatwa na buri umwe wese urabyemera reka nkubwire sibyo nubwo nanjye ndi kuvuga uku mu by'ukuri ntabwo ari uko mbishyigikiye sibyo ntabwo ari uko mbishyigikiye ahubwo njye ndi kugira ngo mwumvishe ko nyine biri ku rundi rwego tu biri kuba kandi hari ibintu biba ukabona wowe byaranakurenze nta kintu wabikoraho sibyo gute utagira ikintu ubikoraho reka nkubwire ngira ikintu nibwirira abapapa wenda bo nta n'ikintu ndi bubabwire sibyo abo bapapa baba bafite n'abasheri nta n'ikintu ndi bubabwire ahubwo ikintu abantu ngiye gufokasingaho ngiye kugira ikintu nibwirira abasisita ababebi sibyo wa mubebi we wa mwana w'umukobwa sibyo
ubaye utabizi wenda yakubeshye ko ari umusore aho birumvikana sibyo ubaye ugomba no guperereza amakuru ukamenya umuntu mushuditse muri iyo minsi ni muntu ki sibyo hakora iki abahe abayeho gute ibyo nabyo ntabwo ari ibintu byumvikana ngo ntabwo narimbiza ashaka kubikubeshya rimwe kabiri ariko ukageraho ukabimenya ariko mu gihe ubizi ese basi mujya mwishyira mu mwanya wa bariya bamama bari abamama baba bari mu rugo bari kumwe n'abana wari ukuvuga ku bakobwa nturebe aho ikibazo kiba cyaturutse reka mbanze ntaribi wowe urabwira abapapa ariko nyereka nibwirire bakobwa bakuru banjye barumuna banjye sibyo iyo wicaranye n'umugabo uzi ko yubatse mugafata room mukararamo mukajya ngo ku Gisenyi mukamarayo icyumweru n'umupapa arubatse afite abana baramukeneye abakoresha bo mwaka baganirize ujya wishyira mu mwanya uriya mu mama uri mu rugo ataba n'umugabo we nibura utekereza ati ese abaye ari njye ese je nimba mama w'abana papa w'abana baje akaba ari gusohokana ibyo ndi kubyemera sibyo uwo mukobwa wenda ashobora kuba yabitekereza sibyo ariko reba aho ibintu biba byaturutse ngereka nkubwire sibyo reba imvano sibyo impamvu umukobwa yemera agakurikira uwo mupapa sibyo abizi ko ari umupapa abizi none ari n'ababa babizi wenda reka tuvuge ko ari n'abantu baba batabizi sibyo ariko akenshi abizi ko yubatse sibyo ngenda byemera pe sibyo kuba wamukurikira ariko nta nubwo wagira nimuvuge ngo uwo mupapa afite na famiye indi ugira umukobwa wenda ashobora kuba amukurikira mu mwanya wenda ari ayo mafaranga wenda amukurikiye utabizi abapapa amafaranga regara umuntu bayafite pe kandi nta n'umuntu udakunda amafaranga udafite amafaranga utekereza ko ibyo yabijyamo wowe mukobwa se wawe ntabwo ubyemera se amafaranga niyo kabitera nyine ibyo ndabyemera abantu twese dukunda amafaranga sibyo kuko hari ahantu tuba tugomba kugarukira kuko uba uzi ko ejo n'ejo bundi wowe ibyo bintu uri gukora byakubaho sibyo byikubye noneho wowe bishobora kuza none bikaza byikubye ujye umenya ko ikintu ukoreye mugenzi wawe kibi wowe kirakugarukira noneho kikubye kabiri abebe b'i Kigali nta kintu bagitinya ntabwo bagitinya ngo ejo ngo ingaruka ngo bizango ese ngo uyu mugabo ngo uyu mugabo ngo adusanganye don't care n'umupapa abo bapapa baba bitwaje amafaranga sibyo wenda abakeneye wenda abo bakobwa bakeneye kuba uwo mupapa bakeneye kuba yashimisha umubiri we sibyo ariko hari ahantu uba ugomba kugarukira ese uwo mukobwa uramuzi neza wenda kadafite ubwandure bwa sida sibyo utaye urugo rwawe wimereye neza na famiye yawe umugore wawe uramuzi nta kibazo afite ariko ugiye hanze umuzaniye iyo ndwara uragarutse famiye yose urayikongesha yose urayanduye ejo muzabyara umwana nawe avukana ubwana mbwira ibyo bintu koko iyo niyo sosiyete tubayemo muri iyi abapapa tuba tugomba kubyuka ese ahubwo akandi kantu turabyemera wallahi ese sida ntikica uziko abantu batagitinya sida ntago reka nkubwire ikintu cyo ntago ari kuvuga ko ari uko batagitinya ahubwo batekereza akavuga ngo kuba bagiye gushimisha umubiri wabo sibyo iyo bagiye gushimisha umubiri wabo nicyo kintu baba bitayeho akavuga ngo wenda ninayandura hari ibinini sibyo ushobora kuba nafata ibinini nkarya neza nkaba nabaho neza niyo sida nyifite nabwiye nyine ndambwira ko se uvugishije ukuri nyine ari kunara story y'ukuntu yahuye n'umuntu uri kumva ijoro rimwe bahuriye muri club bagahita bajyana bakajyana bakaryama ari ijoro rimwe bahuye muri club hahita hashya ndabwira ko se nk'uwo muntu akwanduje sida wenda wasanga wenda ngo sida se ni ibiki ujya wenda wasanga wenda bakoresheje agakingirizo da byizere ko bakoresheje agakingirizo kuko ibyo bintu ntago biba ntago wahura n'umuntu amasaha 2 sibyo nako kanya ibyo bintu bihita biba muri toilette zo mu kabari ariko ubwo nyine baba bafite icyo bizeye cyahe
ntabwo wambwira ngo umuntu muhuye muri iyo minota ingahe kuki batagira umukorera aho ngaho ntabwo ibyo bintu bibaho. ariko kwibuka kera wenda ntabwo turi abakera cyane pe ariko nyimenya ubwenge niba hari ikintu nzi cyumvikanaga muri karitsiye yose igahungabana ni sida. Kumenya byonyine ngo harimo umuntu muri karitsiye urwaye sida, noneho urwo rugo noneho wumvaga ko ushobora no kuba wanayandura agahita yikwanduza, kuba mwakicana no kuvugana, kuba mwanavugana ho gato wumvaga kuri bwa mbere se. Ariko ubu sida bagize ko iraho bisanzwe ngo ari indwara kandi irahari nyinshi ivuza ubuhuha irahari. noneho nakubwiye ikintu bitwaza ni ikintu kimwe, aravuga ngo ndagira ikinini irye neza niyiteho, nta muntu uzamenya ko ndwaye sida kuko nzaba nayitayeho. ariko abapapa pe turabubaha, ngenda bubaha cyane, ariko banyamasengesho musengera igihugu cyacu buri munsi, musengera isi yose musenge kuko mana ngenda nubwo ukuvuga ngo ndi kuvuga ngo kuba papa ngo ni babi ngo bafite imico mibi. oya ngende kuvuga kuba ufite famille ugomba no kwiyubaha. icyo kintu cyonyine, icyo kintu ugendeye no kuba wenda ku ifiyeri yawe, kuko ari abantu hano hanze abasore n'abakobwa ngo nabo ngo bagende bakora ibyo bashaka, ariko famille bafite ngo nabo ngo biyandarike bisanzure ngo kubera ko nta famille baraje. kuvuga kuko ari byo bimaze kuba kenshi igihe cyo navuga igihe ari cyo nawe ubabujije kwinezeza, nta n'umuntu ubibabujije pe. ariko niba uri umupapa ubaha umuryango wawe. banyarwandakazi pe, banyarwanda babyeyi dukunda twubaha, turabakunda kuko ntabwo nimwe muba mwatumye twaje kwicara hano tukabaganiriza. nta kirazira zikibaho. niba uri umupapa iyubahe pe. ushaka uri kutureba ari umubyeyi urabizi ko ibyo bintu bikora ibyana se ngibyo bivuga birabizi. ushobora kuba watubona tubana wenda turi kuvuga nabi cyangwa se turi kuvuga amagambo adakwiye, ni ukuganira kandi ni ukuganira mu buzima busanzwe, ubuzima duhora tubamo, sibyo? cyakora reka nkwereke, sibyo? uzi ko hari n'igihe usanga nk'umukobwa, sibyo, cyangwa se n'uwo mupapa araranye n'uwo muntu kubera ibintu by'ibiyobyabwenge yafashe byinshi, yanyweye inzoga nyinshi, uri kumva, yafashe imyotsi, uri kumva ibintu bya danje, uri kumva, ugasanga birangiye araranye n'umuntu, nibwo mu gitondo ushaka no kumubaza ngo umuntu mwararanye yari inzobe, yari igikara, akamuyobera, nabimenye. ibyo byo birahari cyane, biruze mu rubyiruko cyane pe. njyewe ubwo nibaza ukuntu, sibyo, biriya bintu bituma wumva ngo wajya kubikora wafashe ibiyobyabwenge, sibyo, ngo wanyweye inzoga nyinshi, uri kumva ngo uri hayi, ngo nibwo ngo urumva ngo umeze neza. kandi akenshi ibyo bintu mu rubyiruko ni ako kantu ko bisetinze cyane rwose, kubera iki wumva ngo wibagirwa ibiyobyabwenge ari byo bintu wakumva wagira ubuzima bwawe. reka noneho, ariko ntekereza ko sinzi ahantu bipfira. ukuvuga ngo niba ufite ikibazo, niba ubayeho mu buzima bubi, urafata ibyo biyobyabwenge ngo ubayeho mu buzima bubi, sibyo? ariko ikintu kiratuma ubyirengagiza ukabyibagirwa ngo urafata ukumva ngo uri furi. ese ubu ugabanyije ibibazo ubu byongeye, kandi ifu ntabwo unywa inzoga imbere, imana ibiri imbere cyane. ntabe nawe disi, wowe urazinywa cyangwa ntabwo uzinywa? urazinywa cyane. oya buriya reka ikibazo buriya ugiye kuzana bya bintu byawe, ugiye kurata buriya inzoga. oya nta nubwo nayivuga nabi, sibyo? oya buretse guseka, nta nubwo ngiye kuyivuga nabi pe, sibyo? focus ahantu twari turi, sibyo? kandi kubabwira ngo niba ufite ibibazo 10 wumva bikuremereye, Randi Road yatejemo, mu cyaro batejemo bari guhamagara
classe wa isomo ryagufashe sinzi byagiye urukumva rwose ugiye yakwanze sibyo ati yaragiye kunyoza amafaranga niyanyoherereza bibazo 10 mani bro nurenzaho umwotsi none ukarenzaho icyuma kuri ibyo bibazo wari ufite uretse biba 80 kandi waruzi ngo birava ku 10 bijya kuri 80 ibyo ni ibiki nawe urakabije pe none se oya birava ku 10 bigera ku 100 niho hahandi biva ukisanga wararanye n'umuviye mani wa undi wa mugani ushaka gukira igitaga ahita kugwa kubera ko nyine kubera ko murababarira pe muraya bitabizi uri igifuri nawe wenda ushobora kuba nawe uwo musaza nawe ari igifuri oya basaza se bajya basaza bafite ubwenge witonde babakurikira ndiye ntabwo mvuze cya gifuri uri kuvuga mvuze cya kindi uri kuvuga gahunda ni iyi uyu munsi gahunda ni iyi kuki turimo we nubwo wamaza muri mayindiri hejuru yego uri kumva mwumvi ibyo mvuga ni mureba ukungana biri seriye sibyo naseriye urubyiruko rwo ibiyobyabwenge nta kibazo na kimwe bikemura nta ndwara n'iyi n'imwe bikiza ukumva ngo kuba wenda washwanye na papa wawe ukumva ngo urajya kurara mu kabari ngo kuko yakubwiye ngo wacana we ujye gutaha saa 12 ntuzongere kujya gusubira ujye ukora ibi bintu uba wakoze sawa tugenda ngo ugiye mu kabari ngo urataha ngo kirimo ngo wabyibagiwe ngo none ngo uvuye ngo nazinza naho ngo yigwana ngo ndite ngo wana ngo nazimfatira ngo uvuye none wowe wakumvisha ibyo wenda ari ukuntu ubundi ari abantu bakoresha ibyo bintu mu buzima manza ujye ikintu bita sibyo kwiyakira kwihangana kinyabupfura guca bugufi oya guca bugufi nabyo ni ikinyabupfura uriya nacyo ni ikinyabupfura ubwo nk'ari bitatu yiga kwihangana wige kuba wakakira ikintu niba uri no muri ubwo buzima bubi sibyo niba uri no muri iyo famiye mbi ahubwo sibyo reba ikintu wakora sibyo kugira ngo uzanahave basi famiye yawe ijye mu buzima bwiza ari ukugira ngo ugiye mu yoyo ngo ngiye kwibagiza ibibazo ngo famiye yanjye ngiri hasi ngo ninyitaho ngiki tayi muri gufata uri kujya kwiyahuza ibyo biyobyabwenge gifate muri mind yawe utekereze uko ibyo bibazo urimo uko wabiva sefu ko mbona wabaye seriye cyane arega ari ibintu ubikunera n'ubwo biba bibabaje yende urubyiruko iminsi ngaho umaze Kigali mbese ubu yagucaga mu kije ibibazo bya oya narebye ukuntu narabwiye ngo rubaye urumva abwiye ngo iyo miteto tuntu bawivugisha ngo reka ibintu iwacu ngo nago bibaye nyine isi sibakubwiye ngo isi ngo ni muzuye nguruka sibyo wanyu nta biyobyabwenge bibaye ibiyobyabwenge urubyiruko rwanyu bikoresha n'ibi ni urwarwa nashanze ko kandi urwarwa ntabwo ari ikiyobyabwenge cyasa n'ikiyobyabwenge nta urwarwa ntabwo ari ikiyobyabwenge ntabwo bajya ni ikintu kimwe kigushaka kiri bari batoya ari bato pe ugasanga sibyo umuntu itonde ariko ibyo bikwicira ubuzima sibyo ushaka uri muto keretse ugize urubi nyine akenshi abari kuko bose baba bagiye badakuze bose bari bakiri abana ugasanga barashakanye sibyo barabanye nko mu kwezi kumwe umva ngo batandukanye umwe asubiye iwabo n'undi asubiye iwabo aka kanya maze iminsi mbikuganirizaho none utangiye kubyumva oya ndi kubyumva pe uri mu minsi yashize ukuntu wajyaga wifata ukambwira ngo ejo bundi ngo nzahita mbana na Sibomana nakubwira ariko Sibomana ufite imyaka 17 oya warabyifuze barabyibagiwe niba abanyarwanda ntabwo bajya bibagirwa ko ntabwo babyibagirwa ko wabivuze ngo ukabana na Sibomana ariko uri kubibona sibyo
nubwo mwaba mukundana gute yo hiyongeye akantu ko kuba mukiri abana noneho soma na saa kurusha umwaka umwe kahibaze frame ufite 17 afite 18 ngo mugiye kubana tekereza icyo kintu nubwo mwaba mufite ubushobozi mugize gute ariko wenda ikintu kijyanye no gushaka cyo n'indi kesi mwaba mukuze mwaba mushaje uzi ko none abantu bo basigaye barindira ni ugusezerana bakarindira y'amezi agenwe kugira ngo bahite babaha divorce y'amezi bagena bagasezerana ari ikintu ariyo gahunda yo guhita batandukana bakagabana ubwo baba bashakanye bambyumva bambibona ntabwo ndi kubyumva neza ukuntu wafata time yawe ukajya gushakana n'umuntu mugasezerana noneho wenda urw'iwacu sibyo nko mu rugo ntabwo habaye ibintu abantu basezerana baba ari bake cyane bari abantu bakuze barijyana ni ukugenda n'umugoroba bakiri bato barijyana kuko leta imyaka itarajya barijyana kugenda nimugoroba ukajya kumva ngo runaka yarashatse yaragiye pe i Kigali rero bose Kigali gusa wenda nuko Kigali se bajya gusezerana bakajya imbere y'Imana bagakunda kwibanda kuri Kigali ariko ahantu henshi abantu ntago ari bose ariko umubare munini pe ubwo nta bushakashatsi nakoze ngo menye ngo ni kangahe ku ijana ariko umubare munini abantu bari kubana tagati ntago ari ngo forever and ever byanyu n'ibya ba papa na ba mama ngo tuzatandukanwa n'urupfu kare ubu gahunda yabaye tuzatandukanywa n'amezi 6 amezi 6 kamubaza ubwo umugore abakurikiye iki umugabo abakurikiye iki ahanini abagore barakanduka gahoro batayumva batagitinga nyabuze gute avuga ati nidupasura niba umugabo tubanye afite imodoka afite inzu gutya sibyumva umugabo we abakurikiye iki umugabo abagabo ndabasenge imfura z'Irwanda ujye uhora ubasenge bararenganye ariko basigaye abamukunda abagabo umugabo we bari mu rukundo akenshi pe abagabo ntabwo ariko ntabwo mvuze ko abakobwa anashaka no kuba yagira famiye nibyo bita umugabo sibyo kabisa kugira umugabo aba umugabo urukumva ako kantu kukumva kugira umugabo aba umugabo none yifu none asiganami ukasigandusha n'ibintu we ubu wasigansobanurira akambwira ati gahunda kugira ngo umugabo kugira umugabo aba umugabo yego nukatumba aba afite famiye sibyo ibyo agitaho kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni kwa kugira ngo famiye ngo warabyaye ngo ufite umugore ariko muhora muri jugujugu ubwo ntabwo ari umugabo imyuko ugasanga umva wagiye mu kabari nawe yagiye mugataha mwese muri kurwana byose ubwo rero ntabwo ari ubugabo ndi kuvuga ni ukugira famiye ukayitaho ukayubaha sibyo mu rugo rwanyu akabamo ubwumvikane noneho ugafata ikindi ufata inshingano zose kwita ku muryango wawe ariko buriya wenda ko wenda batabizi tubinyuzemo gakeya ubundi inshingano z'umugabo buriya ni izihe umugabo nyine nawe ibaze kugera ku rwego rwo kwitwa umugabo ariko nanjye nibwo ngiye kugusobanurira gera ku rwego rwo kwitwa umugabo ariko umuntu wese wabyaye ntabwo aba umugore akabyara n'umugabo oya wapi hari igihe noneho umugore ari we witwa umugabo uteka ifu uri kunjagaraza ntabwo ari ukukujagaraza ikintu nshatse kuvuga nyine ni uko za nshingano umugabo aba afite umugore aba ari we ubizi icyo kintu kucyumva akaba aribo bahera bavuga ati uriya mugore n'umuntu w'umugabo ibyo ndabyumva pe nanjye nibyo nkubwiye ngo ugasanga umugore ni we witwa umugabo ukumva arega umugabo ntabwo ari gutya ngo ni uko wavutse ngo uri umusore ngo hoshya
ibikorwa byawe nibyo Nibyo bikwita bikugira umugabo. yego Ntabwo ari ukuvuga ngo ugende ngo uri fiyeri uvuga ngo ngende umugabo bogari ngo ndi bogari ngo ni mwiza ufite iki si ku buryo uvuga ngo ubwo bwiza uri kurata oya kugira ntabwo ndi kugira ndi kuvuga ngo niba baravuga ngo niba ukozeyo marirayo rero niba uri umugabo tubimenye umugabo uri nimba ubeyo n'icyo kintu cyose ukoze ugikore neza vuga gikore neza ikintu cyose uhisemo gikore neza we kujarajaraguye niba utoye inzira y'umugabo gendera mu nzira imwe uvuge ngiye ndege muri iyi nzira sibyo ariko ubundi ni gute bibananira ngiye ko aribyo nibaza nk'abagore twe tuba dufite inshingano zacu sibyo tuzikora neza sibyo niba ari mu rugo rwacu tuba tugomba kumenya abana bariye wenda ibyo ntabwo wabizana ku mugabo sibyo umugore urukumva abana ababitaho arizo nshingano ze akamenya niba bagiye ku ishuri kuko umugabo ntabwo yava ku kazi ngo mbwire ngo araza ngarebe ngo mu rugo uko bimeze ngo amenye ngo abana ngo bariye ngo bagiye ngo ku ishuri ibyo biba ari ibyo ikindi kandi ni nayo mpamvu abagore sibyo babita bamutima buri erega reka nkubwire ibintu byose ifu nyine ibyo ndabyumva pe sibyo ibyo turumvikana rwose 100%, ariko umenye ko muri iyi si y'uyu munsi ya tekinolojiya ukumva uzi ko ari igihe usanga umugore afite akazi kamutwara kurusha umugabo ugasanga afite akazi ukumva akora amasaha menshi kurusha ayo umugabo akora usanga umugore niwe uba bizi cyane rero mbona muri iyi minsi igihe hari icyo nshatse kuvuga sibyo wenda ntabwo ngiye kuvuga ngo inshingano z'umugabo ni izi iz'umugore ni izo oya ntabwo ari cyo ngiye kuvugaho cyane sibyo buri wese niba bari mu rugo sibyo bitewe n'umuryango wawe n'ako kazi kanyu ko mugakora amasaka batwara niyo muri porogaramu mumenye ngo ntabwo ari mpaka ngo umugore ngo aba ari we ngo ubyutse abana ngo abatunganye bajyane ku ishuri na papa wabo yabikora mu gihe mama wabo yazindutse mbere ye sibyo ariko urugo n'ubundi ni ubwumvikane bakagabana imirimo ubwuzuzanye byose sibyo abagabo nta kintu utakora ufite urugo hari abagabo ariko wenda ni bake kuko hari abagabo abantu barasobanukiwe hari umugabo utakubwira ngo ntiyakoropa inzu ngo yabaye inganzwa ngo wamusuzuguye kandi ibintu ni ubwumvikane ugasanga umugore wawe aratwite sibyo agutwikira umwana uramukunda sibyo ariko ukumva ko utamufasha kuba wenda wakora ari amezi abagore bageramo sibyo bakananirwa pe cyakoze aya mbere uba ugomba kuhita ku bintu by'urugo ariko ya mezi hari amezi bageramo ega mbere ashobora kunanirwa biterwa cyakoze nk'umuntu biterwa n'umuntu ugasanga nimufite n'ubushobozi bwo kuba wenda ari akantu twiyeranja nko mu rugo ugasanga wenda ukavuga ngo kubera imirimo yabaye myinshi avuga ngo reka nshaka umutantine umuntu uzajya umfasha imirimo yo mu rugo mu gihe udafite ubwo bushobozi bwo kuba wenda wabona uwo mutantine usanga umugore aratwite igeze mu mezi angahe ugasanga umugabo yamutereranye ngo ntiyakora iki ugatinyuka ugafite umugore wawe urabibona ko arananiwe ari mu mezi amugoye ugatinyuka mubaza ngo kutakoze iki ngo kutakoze iki ko busenga iyi nzira siti ko butaneke ko budashaka come on ni nayo mpamvu yavuze buriya uru Rwanda ndarukunda sibyo kundusha ntabwo wandusha sababwiye ko murusha ahubwo ko murusha cyane uwo ntabwo wabuze akantu ko kongeraho cyane ariko njye mwongeye ko ndakurusha buriya akantu yazanye buriya u Rwanda rwo kuvuga ngo genda balance uri kumva uringaniye nta kuvuga ngo ngiyi mirimo ngo yatoranyijwe ngo abagore iyi mirimo ngo uzi ko n'ubu uremera ko ari n'abagore basigaye bakora ibigende kandi kera batarabikora urabyemera
baroroshya abafundi bajya kugikwa hejuru byose rukumva ariko biba akajya mu ipoto kureba ikibazo cyabaho cy'amashanyarazi kandi kera wumvaga ko uwo gitsina ngo ni iby'abagabo ibyo bintu kitabishobora abagore abamama abagore iri joro mbabwira ahantu mu nsanga se tunywa akantu much respect kabisa oya nawe ndabizi kuri kubagurira akantu oya urakabagurira cyangwa barakigurira mbabwira ahantu mu nsanga twigurira akantu ukuntu turashoboye twaratinyutse murashoboye pe twaratinyutse ariko nanone reka nkubwire ntitwibagirwe ko hari abantu hari abatinyutse baratinyuka kuko baratinyuka cyane birenze urugero ariko hari ibyo ubonye byanze urakora hari abantu batinyutse cyane ngo kubera ko ngo nyine ngo dushoboye ngo twatinyutse akumva ko ngo niba ngo none se niba ngo umugabo yatashye saa yavuye mu kazi aca ahantu afite agacupa reba maci aganira n'abagabo bagenzi be ataha saa sita z'ijoro ubwo ngo nawe kuko ngo watinyutse ubwo ngo nawe ngo nuva mu kazi ngo uraca ahantu ye ariko ntabiba birenze kuba wajya gufata akantu kamwe ukishimisha ushobora kuba wagafatira aho ngaho cyangwa ugafatira mu rugo babana twe turi kuvuga uburyo ugomba kubikora mu gihe cya nyacyo ngeze nkubwiye ngo ubikore mu gihe kitari icyanyacyo igihe cya nyacyo ni ikihe igihe cya nyacyo wenda ni ku cyumweru yaruhutse mu gihe yaruhutse mu gihe yasize abana bari sefu bameze neza yego uri kumva ko umutima wawe uruhutse kuko nk'ababyeyi natwe b'ababyeyi ariko ugomba kwishyira mu cyimbo sibyo ababyeyi tukigira amarangamutima ari hejuru pe ntabwo wajya gukora ibyo bintu uzi ko umwana wawe sibyo ngo urasohotse ngo ugiye kwishimisha kandi uzi ko umwana wawe wenda yaburaye sibyo wenda arwaye ibyo bintu ntabwo wabikora iyo kintu nabibwirira sibyo ni byiza igihugu cyacu cyadutekerejeho cyabaye nk'aho gikangura intekerezo zacu gikangura nyine imbaraga zari ziri muri twe none dusigaye tuzikoresha nibyo koko twaratinyutse turanashoboye yewe baranabibona ko dushoboye hari ukuntu kera igitsina gore kitinyaga ngo iki kintu siko nagikora ariko ikintu nababwira ariko ikintu cyose ujye ukigerageza ariko n'ubu basigaye babikora nyine uko gutinyuka nuko gushobora ntituzibagirwe ko still turi abamama sibyo nyine turi abamama b'abo bagabo turi abamama b'abo bahungu b'abo basore bafite umuryango nyine ntituzatinyuke ngo turenze urugero ngo twibagirwe aho tugomba kugarukira ariko uzi akantu ko kuvuga ngo gukora ibintu byose ukabikora neza impande zose ukazizenguruka hose ukahabera ukahabera neza ukumva ngo ariko ukanabikora habanza Imana hagakurikiraho umugore umumama akamenya ngo papa w'abana yagiye yambaye imyenda iteye ipasi akamenya ngo amasogisi yabahe amabogisi y'abahehe amasenderi akamenya iby'abana bibahe bagiye ku ishuri banyweye ibikoma akazi mu kazi bimeze gute ariko ko uri gushima abagore gusa kutari gushima abagabo umugabo wifata akajya guhahira urugo rwe akarwitaho agakora amasaha angahe ku munsi kugira ngo umuryango we niba nta n'ikintu ubeho neza nibakinge we nabo tuba tugomba kubashima pe nta kintu kibi twabavuga nacyo nibakinge nacyo usibye mubyumve ngo mu ewa uvuze ngo nta kintu kibi tugomba kubavuga usibye ikintu kibona kibi oya ni kimwe pe ngiye mvuze ko kidahari ntacyo ifu na ifu abagabo bakora za nshingano zabo yego niba turi gushima nyine bone turi gushima babandi Miss Jolly yavuze ntabwo murimo ariko nawe ako kantu bukikibuka we ntabwo wibagirwa kari akantu narakabyibuka umugabo wawe ugomba kubaha umugore we akubaha umwana ariko hari akantu ntibuvuze umwana ndibuka hari ukuntu umwana aba afite famiye uri kumva wenda ushobora kubimukunda pe ariko sibyo
uremera ko umwana agomba kuba afite uburenganzira nk'uko kera haruguru twumvaga ngo manira iti ngo uburenganzira bw'umwana agomba guhabwa izina kuko kwiga kuvuzwa kugurirwa imyenda ikintu ndi kuvuga ku burenganzira bw'umwana cyambere kwiga byo bigomba kuza imbere sibyo nta n'uburenganzira n'uburenganzira cyangwa burenze n'uburenganzira si burenze n'uburenganzira reka nkwereke sibyo wenda mu byo tumaze kuvuga haruguru twagiye dusa nkaho twibanze kuri za famiye zifite uko zimeze tukavuga abana bajyanywe ku ishuri ntabwo twibagiye ko hanze hari n'abana batiga abana ugasanga umwana w'imyaka 7 ntabwo ajya kwiga ahubwo ajya he mu isoko gukora iki yanda ugasanga umwana w'imyaka 7 ari mu isoko ari kuzunguza ibitunguru inyanya ubwo nari ngeze kujya kumubwira ngo wenda bagiye yagiye ku isoko gushopinga nk'akantu none mumbwiye gucuruza ari gucuruza iki kintu kiri seriye none kiranababaje sibyo hari abana batiga bavuye mu ishuri kandi ugasanga umwana hari abava mu ishuri wenda ku bushake bwabo sibyo ko umwana w'imyaka 7 ntekereza ko nta n'ikintu yemerewe gukora abatekererezwa n'ababyeyi be cyangwa amurera sibyo ugasanga umwana w'imyaka 7 ntajya kwiga ishuri yarariretse none akantu kababaje ugasanga ishuri yarikuwemo n'ababyeyi be oya nawe ifu nawe ugatekerezaho none se ugiye kwirengagiza ngo ugiye kuvuga ngo ibyo ngo dore ko wamenyereye kuvuga ngo ibyo bintu iwacu n'ibihaba ubwo ugiye kuvuga ngo ibyo nabyo iwanyu n'ibihaba ugiye kuvuga ko bitahaba ko hari abana batiga hari ikintu bita kubaha ababyeyi yego ariko nturengere ubwo umubyeyi sibyo ku buryo umubyeyi yakubwira ngo va mu ishuri ukavamo none umwana w'imyaka 7 afite uburenganzira bwo guhakanya umubyeyi reka ntabwo uri kuvuga wa mwana ugiye kaminuza cyangwa segonderi hari aho wenda bamaze gukura aho yashaka kumubwira ikintu ariko se buriya hari umubyeyi wakura mu mwana we imyaka 7 amukura mu mashuri amukuramo ngo ajye amufasha ngo kurera barumuna be sinzi ngo amufashe niba yagiye Nyabugogo yaranguye izo nyanya wace hepfo n'abaca ruguru bahurize niwongera kuvuga ngo ni umubyeyi uzi izina umubyeyi icyo ari cyo uzi icyo risobanura none si nyina cyangwa se niki none niki wenda wakoresha ikindi kinyarwanda ariko nuvuga umubyeyi buriya izina umubyeyi ni ikintu cyumva cyubashywe cyane kuko ntabwo wambwira ngo uravana umwana mu ishuri w'imyaka 7 none akameme ngo umwite umubyeyi ubwo se wamwita umubyeyi gute ariko ni nyina wenda ushobora kuba yavuga ngo ni nyina ni mama we ariko nuvuge ngo ni umubyeyi abantu umwana ngo ariko kandi umubyeyi uri kuvuga ngo nacyazimarira ngo agenda agaherekeza abandi ngo rive mu byo gucuruza ngahibaza ku buryo wamwongera ukamwita izina umubyeyi oya cyane rwose ni ukuvuga ngo higama madame kumbwira umubyeyi oya ni uguhigama ahita higama ave mu nzu agomba cyakoze ababyeyi nabita ku bana babo sibyo babaha uburenganzira bwabo tuganira ibintu byinshi sibyo tuganira ibintu byinshi kandi biri seriye pe uyu munsi twakiri seriye none reka ngena none focus reka mbabwire sibyo ibintu tuganiriye byose biri seriye kandi mu by'ukuri ndabizi neza ko ari byo mubana nabyo ushaka kuba utari bwo buzima ubayemo bimwe twabivuze ukumva si byo ubayemo ariko ukabuze umutiranye ubibayemo ariko nk'uko bahora leta yacu itubwira ngo buri muturage w'u Rwanda bijisho bya mugenzi we sibyo niba wenda hari abaturanyi ufite ukabona abana baho ntabwo biga urabyuka baho ukabajyana ku ishuri abo baturanyi wabafasha ese ntabwo ushaka kwegera nk'umubyeyi ukamuganiriza ukamubwira ati abana bawe kuki batiga ukamuhina ariko no kwitabaza inzego ushobora no kuba ufite ubwo bushobozi kumubaza n'ibiki bibura akaba yakungana akagufasha kuki atiga umwana kuki atajya ku ishuri nicyo ngicyo dusorejeho rero murabizi turabakunda
ntabwo tuzajya dutuma mudukumbura cyane, nyine mugomba kudukumbura ariko ntabwo tuzadutuma mudukumbura cyane cyane ngo imitima ihagarare. bakunda pe noneho mba numva twahorana n'abagiye bari mu nce ngiye kugenda mba numva umutima uri kumbwira ngo hoya wigira nabo ndabashimira ndabakunda bose abo bari abagomba ntabwo ari gupfa kubavuga nuko rero umunsi mwiza mvuze ngo ndabakunda koko ni ikibazo uri kubivuga mu buryo bworoshye. mvuge gute nasami mvuge cyane ushobora no kuvuga unapfukana. reka dusubire sibyo si tubakunda ndabakunda bayi gira umunsi mwiza.